studio Maggiore igisubizo kuri benshi niyo mpamvu ntabira kugushimira nkanabimenyesha n'abandi sinagenda ndakuze subscribe na like na comment. Hello, mukomeze kugubwa neza. Ni kuri Menya Studio. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba buryo ki ibintu ugiye gukora flow zawe zikiyongera zikaba nyinshi, ukaba wajya mu rugaga rw'abantu babagira like nyinshi cyangwa followers nyinshi, kandi Facebook ikaba yubakitse neza, ifite design imeze neza. Uraza ujyana muri setting, numara kujyana muri setting uze scrolling ujyana hasi, uze ahangaha ngo how people find and the content you are, then ibi bintu byose ubigire public. Ibingibi public people, okay, byose ubivivure. Okay, wongere uze hano hasi kugira ngo post zawe zijye zirebwa ziri public. Okay, urakora save. Okay, back, then zanditse flow and public, aho hose ushyiremo public. Okay, izi step uzikore, ziraza kugufasha kandi urabureba account yawe irahita performinga muri ino minsi iri imbere. Wibuke ukande subscribe, share, like kugira ngo video, ukande like kugira ngo video ibashe kuba yagera ku bandi bantu. Okay, reka dukore check ya account turebe. Urabona dufite inshuti 9, tukagira flow 29. Okay, icyo tugiye gukora hano uburyo tugiye noneho kugira ute kubikuza. Tugiye kubikuza ku buryo uraza kujya ugira impuza nyinshi. Okay, twagiye dufite 29. Icyo ugiye gukora ugiye imaze gukora biriya nyine, urabona tugiye gufata indi account tuyitestingireho, ize kudufasha ku buryo turaza kumenya ibikorwa kugira ngo flow yiyongereho. Okay, urabona umuntu afite account, then aradusacinze noneho mu kudusacinga kuri akoze flow, nani akoze add, abakoze flow aza mu buryo bwa flow iyo wakoze biriya bintu twamaje gukora. Aho icyo ugomba gukora buryo ki umuntu wari urabona ko account ngiyi irabona ko iri kugaragara ko ifite 29, tukaba dore ku nshuti 3. Then urakanda add, then nsubire kuri ya yindi, urabona ko nakanze add. Genda kupa nsubire kuri ya Facebook yindi twamaze kweditinga. Okay, urabona ko notification yamaje kugera hano. Tugiye gukora check noneho turebe ngo ya friend wa muntu watse ubushuti arajya hehe. Okay, then wowe uririnda gukora ino confirm. Okay, urabona ko bamaje kuba abantu 30, flow 30. Then wewe icyo ugiye gukora none kugira ngo abantu bakwadingeho ugire ads nyinshi, nicyo kintu ugiye gukora. Ugiye kwirinda ko wakora ugiye kwirinda kugira weho icyo uzirinda no gukora confirm. Ikoze confirm ntuza flows zawe ziragendera, kadukore nk'iyi ntuza uzi urebe. Okay, urabona ko maje gukora confirm, ngiye gukora refresh urebe. Okay, urabona ko bahise bavaho, wa muntu yahise avaho. Icyo rero twe tugiye gukora, tugiye gukoreka uburyo noneho ntuza zawe zigiye kwiyongeramo, ku buryo urajya ubona abantu bakwadinga ari benshi. Uraza ujye muri Facebook yawe urebe umuntu ukunda kugira like nyinshi mu bantu ujye ukunda kubona, then kandi ya postinze vuba. Umuntu postinze vuba
kandi noneho then nurangiza uza ukande kuri zino like yagize hano hejuru, then nurangiza ujye ukanda hano handitse kuri kano kantu k'umuntu, then ukande kuri add, ubikore inshuro nyinshi, uragenda ubikora. Ibyo biraza kugufasha kuba flow zawe zakwiyongera mu gihe gitoya. Komeza tubane mu zindi video zikurikira, turi kumwe. Ciao ciao.